Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Itangiriro 49 umurongo wa 5. Simeoni na Lewi n'abavandimwe, inkota zabo n'intwaro z'urugomo. Umutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye tugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bikishije abantu uburakari, bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimara agahinda. Uburakari bwabo buvumwe, kuko bwari bwinshi. Umujinya wabo uwumve, kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya n'aba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Ndagira ngo tuganire ku muryango wa Lewi. Lewi, umwana wa gatatu wa Yakobo na Leya. Nk'uko twabivuze, aba bana ba Yakobo ko ari 12 bavuka ku bagore benshi. Bavuze hariya bagaragara nka 5. Iyi miryango ariyo patriarche. Uyu mwana wa gatatu yitwa Lewi, n'umwana wa gatatu wa Yakobo. Lewi bisobanura ngo gufatanya, kuko bivuga mu Itangiriro 29 umurongo wa 34. Mu buzima bwa Lewi havugwa icyaha yakoreye abantu b'i Shekemu na Simeoni, bahorera mushiki wabo Dina, kuko twabivuze ubushize. Itangiriro 34 umurongo wa 25. Yakobo aza gusanga avuga ko atishimiye iyo nama yabo, yerekana ko byamubabaje kugeza apfuye. Iriya jambo dusomye hariya mu Itangiriro 49 uriya murongo wa 6, yaravuze ngo bwiza bwanjye ntugafatanye nabo. Bwiza bwanjye, mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Inama bakoze musaza Yakobo yarayigaye cyane, bituma ababara. Aravuga ngo bwiza bwanjye, mutima wanjye ntugafatanye n'inama zabo. Lewi yaje kubyara abahungu 3. Umwe ni Gerishomu, undi ni Kohati, undi ni Merari. Murongo wa 13 aho kuri 46 uzabisangaho hari icyo bivuga. Kubara 3:17 Lewi yararamye cyane, turaza kumuganiraho. Yamaze imyaka 137. Ise Yakobo iwe yamaze 147, kuko tubisoma muri Kuva 6 umurongo wa 16. Imirimo y'Abalewi n'abantu bazwi cyane. Abalewi baravugwa cyane muri Bibiliya. Abakomoka kuri Lewi nibo Balewi. Ntabwo bari abakozi bo mu ihema n'urusengero gusa, ahubwo bari abatambyi. Bari bafite imirimo ikomeye cyane cyane 2 y'ingenzi. Bavuga abatambyi n'Abalewi. Aroni yari se w'umuryango w'abatambyi. Aroni yerezwa uwo murimo n'abana be kugeza ibihe byose. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 23 umurongo wa 13. Uyu Aroni niwe ugaragara, niwe mutambyi mukuru hariya igihe, niwe watangije iby'ubutambyi. Murabizi kuko Imana imuhamagara yamugize grand sacrificateur. Uyu Aroni ni mwene Amuramu na Kohati wa Lewi na Yokebedi. Murumva hariya Amuramu ni wa Kohati wa Lewi. Amuramu yari yarashatse Yokebedi, nawe n'umukobwa w'Umulawi. Kuva igice cya 2 umurongo wa 2. Aroni yitwa Aroni Umulewi. Aroni Umulewi, Kuva 4 umurongo wa 14. Abatambyi bari bashinzwe gukora mu ihema, gutamba ibitambo, kosa imibavu, kugenzura imeza iriho imigati n'igitereko cy'amatabaza, kuvuza impanda mu bihe bidasanzwe, no kuvuga imigisha Imana iha abantu bayo.
none abalewi bari bashinzwe kurinda ihema ry'ibihamya. Kubara igice cya mbere umurongo wa 53 bagendaga bikoreye iby'ihema byose, dore imirimo yabo uko yari igabuye. Bene Kohati batwaraga iby'igicaniro byose, bene Gerishomu barindaga kandi bakikorera iby'imiganda, twavuga iby'igisenge, amarido n'inkuta byose iby'amarido, cyane amarido. Bene Merari bagatwara ibyo hejuru. Kubara 4 murongo wa 4 urabihasanga. Mu gihe cya Dawudi bagabuwemo ibice 4: abagenzura ibyo mu rusengero, abareba iby'amategeko, abarinda amarembo, abaririmbyi bahimbaza Imana. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 23 murongo wa 4. Mu gihe cya Yosiya abalewi bashingwa kwigisha Abisirayeli. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma 35 murongo wa 3, Gutegeka 33 murongo wa 10. Bavuye mu bunyagi Babuloni, abalewi bashingwa kugenzura imirimo y'inyubako y'urusengero. Ezekiel 3 murongo 8, ko gusoma no gusobanura ibitabo by'amategeko, kuko tusoma muri Nehemiya ibice 8 murongo wa 8. Yo niyo mirimo nshobora kuvuga y'abalewi. Noneho mu migi bahawe bamaze kugera muri Kanaani, dawe bahawe imigi nk'abandi. Ariko noneho turakurikiza nka kwa kundi byavuzwe hariya ngo nzabatataniriza mu Bisirayeli. Abalewi murabizi ko batahawe batabaye mu ntara imwe, ahubwo batatanirijwe mu gihugu cyose kugira ngo bazabone uko bakora wa murimo wabo w'ubutambyi. Mu gihe abandi bahawe imigabane y'ubutaka, abalewi bo Uwiteka niwe mugabane wabo. Gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko ntaco babuze cyabafasha mu buzima busanzwe. Abisirayeli barabatungaga. Yosuwa agabanya indi miryango igihugu keretse abalewi. 13 umurongo wa 14 hariya muri Yosuwa. Bibiliya yerekana ko batuye mu migi 48 ariko batahafite amasambu. Kubara 35 umurongo wa 7, Yosuwa 21 umurongo wa 41. Imigi 13 y'abatambyi na 35 y'abalewi. Kohati bamuha imigi 10, Gerishomu bamuha 13, Merari bamuha 12. Uzabireba muri Yosuwa 21, 19, 26, 33 ndetse n'umurongo wa 40. Muri iyo migi tuvuze hariho 6 y'ubuhungiro. Imana yabwiye Mose ngo ishirweho, nayo yaje gushirwaho na Yosuwa, kuko biri mu Kubara 35 umurongo wa 6. Yosuwa 20 umurongo wa 2 n'uwa 7. Reka turebe noneho amateka y'abalewi. Umunsi Abisirayeli basenga ikimasa, abalewi nibo bafashije Mose kwica abo bose basengaga ikigirwamana. Ntibababarira umugabo, umugore, umwana. Gutegeka kwa 2:33 umurongo w'9. Iwo munsi Imana ibaha isezerano ryo gushingwa ibyera by'Imana. Uwo mugisha barawugabana kuva 32 26 kugeza 29. Umunsi Imana ikubita imfura zose z'Abanyegiputa kuri Pasika, Imana isaba Mose gutoranya imfura zose z'Abisirayeli bakaba ab'Uwiteka kuva 13 umurongo wa 2. Aho gufata imiryango yose y'Abisirayeli babasimbuza umuryango umwe wa Lewi. Abalewi bose baba ab'Uwiteka. Kubara 3:12, 8, 17 ndetse na 18. Uwo mugisha wo kuba batambyi utera bamwe ubwibone. Kora ukomoka mu muryango wa Lewi araza kurwanira ubutambyi, Imana imuhanishe kumurimbura. Kubara 16 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 33. Igihe Ezra tashe Yerusalemu ava i Babuloni, ntiyajyanye n'abatambyi gusa, ahubwo n'abalewi n'abakora mu nzu y'Imana. Ariko bamwe arababura
bari barigendeye mu nyungu zabo. Usomye Ezra 8 murongo wa 15, ndagira ngo aha twibuke cyane, twongere dukunde umurimo w'Imana, tutuzibagirwe umurimo Imana yaduhamagariye, kuko Bibiliya ivuga ngo muri ubwoko bw'ubwami ishanga ryera, bantu Imana yitoreye kugira ngo umwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Iherezo ry'umurimo w'Abalewi. Umurimo w'Abalewi wamaze nk'imyaka 1000 kugeza igihe cya Malaki. Abalewi bari bagikora. Malaki arahanura ko baretse isezerano ry'Abalewi, ariko Imana izahagurutsa uruta Finehasi umwuzukuru wa Aroni, azagarura imitima ya benshi, akagarura ubwiza bw'Imana. Malaki 2 umurongo wa 4, wa 6 ndetse n'uwa 8. Twavuga ku buhanuzi bwa Lewi. Abalewi bazacishwa mu ruganda, bazana amaturo yo guhimbaza Imana, kuko dusoma hariya muri Malaki 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Zaburi 145 umurongo wa 7 haravuga ngo Lewi nzabacisha mu ruganda, nzabatunganya, nzabacecura nk'ucecura ifeza. Nibitwereka hariya kuko Abalewi ubwo bakwiriye mu gihugu cyose, kandi bari bafite umurimo wabo wo gukora. Natwe turi ubwoko bw'umwami ishanga ryera, turi umugabane w'Imana, turi abantu Imana yihariye kugira ngo tuyikorere umunsi ku wundi, tuze kumenya kuko turi ubwoko bw'abatanzi ishanga ryera, abandi Imana yironkeye. Hano mu isi nubwo tudafite imidugudu ihoraho, ariko dufite uwubatswe mu ijuru dutegereje. Imana ibaha umugisha, komeza gutekereza no kwirirwa neza mu migisha y'Imana, tukorera umurimo w'umwami kugeza ubwo